Yes, haleluya abakunzi ba HPM TV cyano twongeye kubaha ikaze nkuko mubire imbere ya screen zanyu murabona turi kumwe n'umushumba Pastor Yesu ashimwe cyane. Yes ahimbazwe. Yego mwari mumeze neza? Tumeze neza rwose nta kibazo. N'umurimo uragenda n'amahoro. Umurimo rwose umeze neza, turashima Imana tugiriye neza muri iyi season y'uyu mwaka. Imana duhaye urusengero, Imana iduhaye ibyuma, Imana duhaye korali ziririmba neza. Mbere aho ngaho turaza kubamurikira indirimbo zazo kuri iyi channel. Hanyuma ni byinshi Imana dukoreye pe duhaye n'ubuzima. Pastor bura muraza kuma akazi ko gukora amashusho dore mutazakanyuzaho. Turaza kuguha akazi ko gukora amashusho kandi uzanarya neza nuza kuyakora. Haleluya. Mbere yuko dukomeza ndagira ngo twiyambaze Imana kugira ngo ibikorwa hano bibe biyobowe n'umwuka. Mana turagushimye ugira neza bugacya bukira nkuko n'ubundi ujye ubigenza ukaturinda. Turagusaba uburinzi bukomeye n'ubwenge bukomeye muri iki kiganiro tugiye gukora kugira ngo tuyobore, turinde kandi turindane n'abacu, turindire abana, turindire abayobozi n'abo tubana mu rugo, turindire mu mihanda ducamo. Ariko by'umwihariko iki kiganiro tugiye gukora kiyoborwe n'umwuka wera n'abagikurikiye kibagirira umumaro. Uwiteka buri muntu wese ugiye gukurikirana iki kiganiro nawe tumusabiye umugisha kugira ngo ugire ibintu ibitangaza 10 umukorera muri uku kwezi. Buri wese wabashije kureba kino kiganiro, ibyo byose tubisabye dufite kwizera mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amen. Pastor, ndagira ngo tudatinze nkunda burangiyewe ndi mu bantu bakunda ubuhamya, nkunda kumva ubuhamya. Kandi Pastor ndabizi nagwa wabugezaho udafite ubuhamya bukomeye bwa Imana bakuye kugeza mu ibahaye umurimo wayo ibubakira urusengero. Ndagira ngo tugende rwose tubwire tunarushaho kukumenya twe kugukurikira tutazi ese umushumba wacu ni muntu ki se kugira turushaho no kukumenya byimazeyo. Turabashimiye kubw'umwanya muduhaye, murakoze kuduha umwanya kandi murakoze kuduha ikaze. Hanyuma agace gatoya ubundi ubuhamya bwanjye bwafata nk'iminsi 3, ariko burakomeye cyane urumva ko bukomeye. Hanyuma ariko kubwo umwanya muduhaye muto ushoboka, reka dukoresha iminota nk'itanu cyangwa 6 mu ncamakeya tubabwire abo turi bo cyangwa se ubuhamya butoya. Hanyuma kuba dukurikiranye nitwa Barakaza Christian, niyo mazina nahawe n'ababyeyi kandi niyo nkitwa mu gihugu cy'Ubugande muri iyi Kampala. Benshi bahindura amazina ariko ayanjye yakomeje arayo. Hanyuma buriya mvuka mu karere ka Muhanga, intara y'Amajyepfo, icyahoze ari Gitarama, mu murenge wa Cyeza. Ubu mama ni hakiri na n'isaha arahari. Mama ndagushuhuje, ntabwo ndi bukuvuga amazina, uri umubyeyi mukuru ndakubaha, Imana iguha umugisha. Warakoze kumbyara nubwo buri munsi ntaguhamagara ariko ndagutekereza. Hanyuma n'abavandimwe banjye bamwe niho bari, abo tuvukana. Hanyuma ni naho nakuriye, ni naho nigiye primaire yose kuva mu wa mbere kugeza mu wa 6 primaire. Hanyuma barimo batwigishije Marita ndagushuhuje, irindi zina nararyibagiwe. Mwarimu Anastasia wadukubitaga cyane ariko katwigisha igifaransa, ndagushuhuje nawe aho uri hose niba udukurikiye. Undi mwarimu watwigishaga nakundaga ni Jamara ariko bambwiye ko yapfuye mba muri iki gihugu, Imana nawe imuheruhuko ridashira. Mwarimu Emerita nawe ndagushuhuje, Imana iguha umugisha. Mwarimu Silveria ubu ngubu kaburi Madamu Jean Marie Vianney, uri no muturanye waranyigishije kandi muri abaturanyi bacu iwacu. N'umugisha ukomeye cyane, namwe ndabashuhuje. Ubwo ntangiye ku buhamya bwo kukwereka ku cyara aho mvuka, niyo mpamvu nshuhuje abantu. Byiza kugira ngo uvuga tumenye neza ko yego aho niho mvuka rero mu kagari ka Kigarama, umudugudu buriya no wa Gifumba niba ntibagiwe. Ibintu by'imidugudu ngiye mbyibagirwa ariko ndumva ari uwa Gifumba.
maze igihe nshobora kuba narabyibagiwe ariko ndi mu mudugudu ari Gifumba. Hanyuma ku byerekeranye n'ubuhamya ndinjira mu by'umurimo w'Imana kuko ngiye kuva mu bwana bwanjye guhera ku myaka 6 nakuze mbona mama njyana mu rusengero guhera za 95 96 aho nari nkiri umwana mutoya w'imyaka 5-6 ariko mbona mama njyana mu rusengero ahantu bita Karehe mu itorero bita Eglise Presbyterienne. Eglise Presbyterienne numva muri iyi minsi bagiye bahindura amazina ariko ndumva EPR batarahindura izina ahubwo ADPR niyo numvishe bahinduye izina. Ni itorero mu Rwanda bakunda kwita ngo ni abaporoso. Ariko abiwacu ntago banywaga inzoga nkuko babandi mujya mwumva banywa inzoga. Abiwacu ntibanywaga inzoga, yewe na ka kantu bita kabenzi ntago bakaryaga. Bari abantu bubaha Imana cyane babandi b'abanyamwuka. Niho nakuze rero mama. Oya, Anglikani mu Rwanda bayita eyari, Eglise Anglikani, ariko mu Rwanda abaporoso yo Eglise Presbyterienne Rwanda. Bisobanura EPR bisobanuye Eglise, P bisobanuye Presbyterienne, hanyuma R bisobanuye Rwanda. Niho nakuriye muri makeya kuva kuri iyo myaka yanjye kuzamuka dusengera Karehe. Hari hayobowe n'umugabo bita Mbarushimana Diriane, ndagushuhuje, niwe wari umubwiriza wacu. Yego, aratwigisha. Pasiteri wacu yari Zaburoni w'Intonde, ndagushuhuje. Nabonye kuri Facebook hari undi mukristo w'Intonde wanshuhuje bita Janete uvuka kwa Lazaro, nawe ndagushuhuje. Nabo barabo muri EPR Intonde. Pasiteri Zaburoni ni nawe wambatije bwa mbere. Imana muhiruhuko ridashira, nawe yari yigendeye, yari umusaza. Hanyuma rero nkurira muri iryo torero ndakura. Maze gukura Imana ku myaka 15 igenda inyagura impano. Ariko ubwo nsimbutse gato y'abantu twabanye muri EPR ntago mbashuhuje. Cuje koraririza midezanje twabanye n'abayirimo mwese ndabashuhuje. Muherutse gukora akantu keza, musura abantu bacu ku rubuga, mukora ibintu byiza cyane. Imana ibaha umugisha. Ndabashuhuje mwese abareza midezanje. Nshuhuje abantu bari muri korari Jehova Shalom. Nshuhuje abantu bose basengeye Karehe no mu Kibumba n'Igifumba no muri paruwasi ya Rutongo no mu Busekera, mwese ndabashuhuje. Imana ibaha umugisha. Hanyuma nkimara guhabwa ivugabutumwa ku myaka 15, 16 no ku mwaka wa 17 aho niho ubwo natangiye kuba mfite impano yo kubwiriza. Ntangira njya gusengera mu butayu, byumba by'amasengesho byo twabihoragamo. Hanyuma kujya gusengera mu butayu kwari ukujya mu misozi tukararayo dusenga duhamagara Imana. Utumva ngo no butayu ni za desert za hariya za Saudi Arabia, no, ntabwo ari muri Sahara, ahubwo butayu bwacu kwari ukujya mu ishyamba ahantu abantu batumva, tugasenga tukihererana n'Imana tukayibwira ibyo abantu batumva. Yego, ku musozi. Urakoze cyane. Inaho icyo twita ngo ne prayer mountain, umusozi wo gusengeraho. Hanyuma ndashima Imana, abantu bose twabanye ku musozi baturukaga ahantu bita Impusha. Harimo ba Pasi, harimo ba Louise, harimo ba Irahozarine. Abantu bose twabanye ku musozi dusenga. Imana ibaha umugisha. Mwese ndabashuhuje. Ba Janete n'abandi bose twabanye na ba Pastor Corinel banomeraga. Imana ibaha umugisha. Ubuzima rero bukomeza gutyo, mbu umunyempano muvuga butumwa. Imana igiye kunkubita ku myaka 18 bimwaye ubuhanuzi, ntangira guhanurira abantu kandi nahanura iby'Imana inyujijemo bigasohora. Hanyuma muri icyo gihe cy'ubuhanuzi Imana iranyagura, iti mbwira ngo ndakwaguye, kandi niba nkwaguye ntabwo uzajya ukorera ahantu hamwe. Imana inyaguye rero inyagura injyana muri ADPR no mu yandi matorero. Bivuze ngo nari umuvuga butumwa uvuga ubutumwa mu matorero yose. Jewe nta torero na rimwe nagiragamo ry'umupaka, ariko by'umwihariko nasengeye muri EPR. Nyuma yaho nza kujya muri ADPR kuko umuntu wasengeraga muri EPR ntabwo ADPR yamwemeraga, kuko bari bazi ko ngo EPR idasenga ituzura umwuka. Nagurirwa ivuga butumwa nkajya muri ADPR, byabaye ngombwa ko bongera bakambatiza ku gahanga.
hato na hato abantu banyumva bari muri ADEPR mutaza kugira ngo sinabatijwe mu mazi menshi, nabatijwe mu mazi menshi kandi nabatijwe na Pasteur Apollinaire kuba muzi. Yayoboye muri paruwasi ya Cyeza, muramuzi, imidugudu yayoboye ni myinshi, kandi twabatirijwe ahantu bita Imanyana. Hanyuma ninjira muri ADEPR bambatiza ku Gahanga kugira ngo nembererwe kuvuga ubutumwa ku ruhimbi rwabo. Ntangira kuvuga y'ubutumwa, ndabuvuga nabaga ku mudugudu wa Shyanda, ariko ntangira kuzenguruka imidugudu yose mvuga ubutumwa bantumira. Ifite inshuti yanjye bitaga Joseph, sinzi niba kibaho, yize ku kigo cya Iteri Rutobwe, nawe ndamushohoje niba kiriho, akaba ashobora kuba akurikirana igicano cyangwa se abafite nimero ye muzamunsurize. Joseph yari inshuti yanjye, n'abandi mwese twakoranaga muri groupe yo gusenga badutumiye, Imana ibaha umugisha. Hanyuma rero muri ADEPR mvuga ubutumwa, navuze y'ubutumwa imyaka ndumva ari 2 ijya kuzura 3. Mvuze y'ubutumwa mwaka ntago ndi buwibuke neza kubera ko umuntu ahura n'ibintu byinshi. 2008, 2009 aho ngaho gutyo. Ni muri iyo myaka. Ni muri iyo myaka. Ni muri iyo myaka, ariko nta gituma ntavuga umwaka byaza kunjijira bigatuma mbeshya abantu kuko sinabyanditse, ariko umwaka ni muri iyo myaka. Hanyuma mvuga y'ubutumwa iyo myaka 3, maze kuvuga y'ubutumwa nihuse cyane, Imana ikomeza kunyagura, biba ngombwa ko haza ya nyubako ya Gisozi muri ADEPR dutanga imisanzu. Dutanga imisanzu, tumaze gutanga imisanzu, nyuma yaho byabaye ngombwa ko ntaza gukomeza gukorera muri ADEPR bitewe nuko nagendaga cyane ngera amavugabutumwa atandukanye. Hari abantu bangizeho ikibazo bashakaga kugira ngo njye mba ku mudugudu buri munsi. Abo nabo ndabashuhuje, nubwo mwarwanyije ivugabutumwa ryanjye, ariko Imana iracyankomeje kandi n'amahanga nzayazenguruka. Biba ngombwa ko Imana inyimura rero. Imana inyimuye njya gukorera ku Kibuye, njya kuvuga ubutumwa ku Kibuye, haba muri ADEPR no muri EPR no mu yandi matorero, aho bita mu karere ka Karongi. Naho namaze y'umwaka n'igice mbwiriza ubutumwa. Abanyakibuye ndabashuhuje, abo mu Kivuruga, abo mu Abikagari, abo mu Rugano, abo ku Kibuye mu mujyi, abo mu Gasenyi, mwese ndabashuhuje. Abimusango muri EPR mwese ndabashuhuje. Nshuti yanjye Mugambira Vedaste, Imana guha umugisha, waramfashije cyane mu gihe nari ndi muri Karongi. Inshuti yanjye Diodone, waramfashije cyane unyigisha no gukora ku manota y'umuziki muri ADEPR Gasenyi, ndagushuhuje. Abo mu Gasasa, ku Mukungu, yewe abakora kwa Mutangana ku ruganda rw'icyayi, namwe ndabashuhuje. Nakoze y'icyumweru kimwe yo gushaka imibereho, namwe ndabashuhuje. Imana ibaha umugisha. Mvuye i Karongi rero mu mwaka n'igice, Imana nibwo yanyambukije inzana hano mu Bugande. Muri icyo gihe rero nje mu Bugande, naje n'ubundi ndi umuvugabutumwa, ndi umuhanuzi. Imana uko yankoreshaga mu Rwanda, abo twabanye mu Rwanda murabizi, ba Mugarage Eduard n'abandi bose twabanye ku Kibuye, abo twabanye wacu dusengana, murabizi ko Imana yankoresheje. Hanyuma nubira cyankoresha, turashima Imana ibyo byose yabikoze. Ubu n'ubuhamya bansabye mbuciye mu ncamake, ariko ubwo tuvuye ku Kibuye Imana yahise inyambutsa inzana hano mu Bugande. None imyaka yose nkiva ku Kibuye nyuma zinaha mu Bugande, nasubiye mu Rwanda 2 konyine. Yego. none wavuze ko hari bagiye bakurwanya, se ni ukukurwanya mu buryo ni mu buhe buryo? Ntabwo watubwiye neza kugira nyine tumenye. Abantu bashobora kugira ngo barakurwanije, baraguteye, ni mu buhe buryo? Oya, ntabwo twarwanye mu mubiri ngo duterane ingumi cyangwa duterane imigeri, ahubwo ni kwa kundi umuntu abona ufite impano y'Imana uhanura, Imana yagukoreramo byakora, abanyeshyari bagahaguruka bagatangira kuvuga ko ari abazima atari Imana. Abantu bamwe bagiye bavuga amagambo ameze gutyo, uretse ko na Yesu barabimuvuze ntago byigeze bimbabaza, nta nubwo binkanga. Kandi na n'iyi saha banabivuga, kuko Satani ntabwo ajya yishimira ko dukora umurimo w'Imana. Hanyuma n'ubwo buryo bandwanyijemo, ntabwo ndi bubavuga amazina ariko barizi abandwanyije mwese.
ntabwo umuntu urwanya imbuto y'Imana ntabwo igipfa, isigara imera. Nubwo wayimenaho amazi ashyushye isigara imera. Nta cyaha nakoze, barabizi aho nagiye nkorera umurimo hose ndahazengurutse, nta mukobwa unshinza, nta n'uwundi muntu unshinza ko naba naramwibye. Mwese abo twabanye Imana ibaha umugisha, nanjye ubwanjye sinishinza. Yego. None pastor, ugeze mu Bugande, umurimo w'Imana wakomeje gute? Nabwo mu gahe gatoya umurimo w'Imana wakomeje gute se? Noneho unatugereranyirize utubwire mu gihe uri mu Bugande no mu gihe uri mu Rwanda, aho umurimo utandukanye, nyine utugereranyirize, utubwire ati mu murimo mu Rwanda byemeze gutya, Bugande bimeze gutya, ubigereranye. Nje mu Bugande naje na bisi bita Bahama, ntabwo ikibaho, hari hakiriho na Tracom zakoragaho ba Gasipari n'abandi murabazi, na basi bitaga Bahama yaparikaga na Mayiba. Izi za Jagwa zari zitaratangira na za Trinity, nibwo bwa mbere njye ninjiye mu Bugande. Urumva hari hariho agence na ziriya linki zariho, bari bakizita basi z'Abaganda, zaparikaga hasi hariya ku mini price hasi. Tike yo kuva mu Rwanda byari 5,000 by'amanyarwanda kuza mu Bugande. Jewe nategesheje 5,000 by'amanyarwanda. Mba ndahageze Kampala, nsanga bavuga ururimi ntazi, bavuga ngo je bareko nkiruka, bavuga ngo soko je, nkagira ngo bagiye kunkeba ijose. Wari uje mu buhe buryo nyine? Naje mu Bugande nsanga mukuru wanjye, ariko mukuru wanjye baramuzi, yitwa Harengerimana Jean Pierre, yabaga muri iki gihugu cy'u Bugande, no mu Rwanda baramuzi, tuvukana kwa papa na mama. Hari situation z'ubuzima twabanyemo, twarakoranye muri business, ntago nshaka kuzinjiramo kuko buryo umuntu muvukana ntabwo ari byiza kuvuga ibintu bikomeye kuri kamera, cyangwa se kuba nagira ibintu bibi mvuga kuri kamera mvuga umuntu tuvukana. Ariko nawe arabizi, niba nkurikiranye imyaka twabanye yose, situation naciye murazizi, nuko twatandukanye ukajya muri Mozambique. Ndagushuhuje nawe, Imana iguhe umugisha, niba ubitekereza ubwo uraza kunyandikira inbox, kuko ndabizi nimero yanyu urayigira. Hanyuma kuva wajya Mozambique imyaka ishize urayizi, ntabwo turahura, nta nubwo turabonana. Hanyuma iryo deni urarifite ry'uko utatashye ubukwe bwanjye kuva narongora, ntabwo uragera iwanjye, n'ibindi byose urabizi. Ariko ndagushuhuje, Imana iguhe umugisha aho uri muri Mozambique n'abagenzi bawe. Hanyuma izo situation zo kubana na mukuru wanjye twabanye mu gihe kingana n'umwaka n'amezi 5. Muri icyo gihe nasengeraga mu itorero bita Hope Ministries, riyobowe n'umugabo bita Nzibonera John. No mugabo uvuka Inyabikenke mu Rwanda, aho bita Buringa. Nawe ndagushuhuje, bambi ndagushuhuje, waranyoboye igihe kingana n'umwaka n'andi mezi 5, ncurangira ku itorero ryawe, ndi umuvugabutumwa. Nawe Imana iguhe umugisha, nawe ayoboye itorero hano mu Bugande. Ndamushuhuje n'abankurikiye, bene data twasenganyeyo, ba Alphonse n'abandi bose, Imana ibahe umugisha. Hanyuma ho nahasengeye kumara umwaka n'igice, nkaririmba, nkorera y'amakonseri y'indirimbo zanjye. Nigeze kubabwira ko ndi umuririmbyi, ibyo ntago mwabyibagiwe. Abantu bamba ku mafaranga, bambaye ku mafaranga nka Rutayisire Frank, wankoreye indirimbo 2 ku mafaranga yawe. Imana iguhe umugisha, mwanyakiriye neza, Imana ibahe umugisha, mwanyakiriye neza, Imana ibahe umugisha. Hanyuma mvuye kwa Pastor John, itorero rya kabiri nasengeyemo ndumva ari Zion, riyobowe n'umushumba, ubu ngubu ni Bishop, bamwita Venuste Byabagabo. Twabanye imyaka myinshi mu itorero rya Zion risangibwa, cyangwa se riboneka aho bita Busega. Busega, iryo torero rya Zion naribayemo paka igihe nakoreye ubukwe, nibwo narivuyemo. Namwe uko twabanye mu itorero murabizi aba Zion. Ndashimira umugabo bita John cyangwa se Jean Damascene, uvuka ku Gisenyi. Reka mvuge Papa Hope na Mama Hope, Imana ibahe umugisha aho muzagera hose, muzatunge mutunganirwe. Muri ubu Bugande mwangiriye neza, moto mwanguriye ndayibuka, nubwo bayibye bakankubita inyundo,
Imana ibaha umugisha, abazareba iki kiganiro cyose, John Imana izamuha umugisha, n'abana be n'abuzukuru n'abuzukuruza n'ubuvivi, ntibazicwe n'inzara n'inyota, kuko ni abagabo beza, ni abakozi b'Imana. Imyaka yose nabaye muri Zion, uwo mugabo bita John ni umugabo mwiza cyane, ubutaha tuzamuvugaho mu kiganiro, niba ngombwa tuzanamutumira. Ni umupasiteri ariko ni umuntu mwiza cyane, ndetse na madamu we bangiriye neza. Niyo mpamvu mbagezeho nkumva nanarira, mpise numva nuzuye. Iyo nibutse ubuzima twanyuranyemo, ariko Imana ishimwe ko yabagiriye neza. Hanyuma rero iyo Zion nayisengeyemo, namwe mwarakoze kunyakira, mwarakoze, twabanye neza. Abo twaririmbanye nka ba Eva n'abandi basigaye bari muri ADPR, abatambira Imana Pascal n'abandi bose ntashatse kuvuga, Imana ibaha umugisha, mwarakoze kubaka umurimo w'Imana. Bitaragenze neza tubyibagirwe, ahubwo turebe ibyagenze neza biri imbere. Hanyuma na Mushumba by'abagabo Venuste ndagushuhuje, bitaragenze neza nabyo tubyibagirwe, turebe ibiri imbere bizagenda neza. Nubwo harimo ibitaragenze neza, ariko nzi ko neza hari n'ibyagenze neza. Imana iguha umugisha, kandi nzi ko tugikorana no mu matorero yanyu ya Masindi njya kubwirizayo, ndazi duhurirayo, nubwo atariho ngisengera, ariko Imana yadukoresheje imirimo n'ibitangaza muri Zion. Aho naho nakoreye y'imyaka ndumva igera kuri 3 cyangwa se 4 muri Zion. Twahereye Kibuye tujya Busega, twahereye Kibuye tujya Busega, na n'ubu niho itorero rikiri. Hanyuma ndabihanganisha, urusengero rwanyu rwafashwe n'inkongi y'umuriro, ariko nyuma numvishe ko Imana yabagiriye neza, mwongeye mukubaka urundi. Mukomeze mukore umurimo, Imana izabahemba nimukora mubikunze, kandi mubikoze muri mukuri no mu mwuka. Hanyuma nyuma yaho rero, ubuhamya bwanjye nihuse, cyankuye muri Zion. Murabizi neza ko kuva muri Zion yanjye, nubwo bitigeze bigenda neza cyane, mwihangane kubwo amarangamutima yanjye nerekanye, mbuze uko mbivuga. Ariko njya gukorera ubukwe byabaye ngombwa ko ntabukorera muri Zion. Hari akantu katagenze neza, ntabwo kari ku ruhande rwanjye, ntacyo bansabye ngo nkibure. Mushumba arabizi, ariko ndashima Imana ko ubukwe bwabereye mu itorero bita Power of Christ, riyobowe n'uwo bita Apostle Nibishaka Justin. Ni umudamu mwiza cyane ugira ubuntu. Ubukwe bwanjye bwabereye hariya kuri Stella ku itorero rye, niho bwabereye. Hanyuma umurimo w'Imana niho nawukomereje mvuye muri Zion. Hanyuma rero maze gusezerana muri Power of Christ, nabayeyo umwaka umwe. Hanyuma Covid itararangira, nibwo nagiye gutangiza itorero, kandi mbanje gusezera itorero Power of Christ. Imana ibaha umugisha, kuko mwaranyemereye, nta shyari mwagize. Hanyuma rero ubwo niho nahereye ntangiza itorero nyoboye. Yego. Dukomeje, wakomeje kuvuga ku bya madamu n'ubukwe, numva nakuva mu Rwanda kwa madamu, cyangwa twakiri ku ruhande rwanyu. Madamu, akabazo k'amatsiko naringeze, madamu n'umunyarwanda cyane umugande? Umugore wanjye navuga ko ari umugande, kuko mu Rwanda ntabwo aziyo. Hanyuma ikinyarwanda arakivuga, arakizi, ariko akigiye kuri njyewe, kubera ko mama we ni umunyarwanda, ariko yavukiye muri iki gihugu. Ise ni umugande, ubwo bivuze ngo madamu wanjye rero ni umugande, kuko se ari umugande, ariko ikinyarwanda aracyumva. Ni umudamu mwiza cyane witonda, bamwita na Mwange Sandra. Yego. Pastor, ntago abantu benshi bakunda guhisha abagore babo kubera ko baba bafite impamvu zabo, ariko njye umugore wanjye n'uwo ni na Mwange Sandra, niwe madamu mfite. Isi yose irabizi, twarasezeranye ku manywa y'ihango, baradusezerana, amafoto arahari. Narakoye iwabo Bukoba muri Mitiyana, nagiyeyo, n'abamerekeje. Imana ibaha umugisha. Yego. Pastor, kubw'igihe twari dufite ntabwo twinjiyemo neza, ariko mu kiganiro cy'ubutano no tuzinjiramo mu murimo. Ariko hari ikibazo nari nababajije, noneho umurimo hano mu Bugande se cyane no mu Rwanda
nihe habayemo, kuko mu murimo w'Imana habamo imbogamizi, habamo ibigeragezo, Satani abawurwanya, nihe wahuye n'ibigeragezo, niho ubona Imana ikubakiye byanze bikunze, ariko ni mu Bugande kuko Imana yaguhaye itorero ryawe uyoboye ushumbye, ariko watugeranyiza mu murimo aho wahuye n'ibigeragezo byinshi. Umurimo w'Imana nahuye n'imbogamizi, haba mu Rwanda nahuye n'imbogamizi, nubwo nari nyobowe mu Rwanda, nari mfite ubuyobozi bunkuriye buri hejuru yanjye. Hanyuma banyoboye mwanyoboye neza, harimo Pastor Polineri, harimo Pastor Munyarubuga Antoine, Imana iguhe umugisha, n'abo muri ADEPR, harimo Mbarushimana Diliane wanyoboye neza, Imana iguhe umugisha. Reka mbisubiremo, Mbarushimana Diliane uracyahari, uri mu Kibumba, wanyoboye neza, Imana iguhe umugisha. N'uwatwigishije mu bana bita Jean Pierre, nawe Imana iguhe umugisha. Undi mukobwa ndamwibagiwe w'Ikarehe watwigishaga, ndamwibagiye, yari uwo kwa Koderena, nibagiwe uko bamwita, ariko nawe yatwigishije mu bana. Hanyuma nashuhuje abapasiteri n'abarimu bari batwigishije, na Nyandwi Evariste ndagushuje muri ADEPR, Imana iguhe umugisha. Abo ni abayobozi banjye banyoboye mu Rwanda, kandi nibo babyeyi banjye b'umwuka, ndacyabubaha, Imana ibahe umugisha. Hanyuma aho nahuye n'ibigeragezo by'amagambo, kubera ko nasengeraga abantu bagakira, abantu bamwe ntago babyishimiraga. Ibigeragezo nahuye nabyo, baravugaga ngo ni myuka mibi y'iwacu, kandi njye nakuze nta myuka mibi ndeba iwacu. Rero ndashima Imana ko nubwo twahuye n'ibigeragezo, tugahura n'ibigeragezo, ariko ndashima Imana ko Imana yagiye ibituneshereza. Mu Rwanda nahuye n'ibyo bigeragezo by'amagambo, nta bigeragezo by'ubuzima nahuye nabyo cyane, ariko nahuye n'ibigeragezo by'amagambo. Hanyuma hano mu Bugande, nk'uko wambwiye ngo ugereranyije mu Rwanda no mu Bugande nihe Imana ikubakiye, mu Bugande nahuye n'ibigeragezo. Ibigeragezo nahuye nabyo mu Bugande, cya mbere mu gutandukana kwanjye na mukuru wanjye, twatandukanye nta mafaranga nsigaranye, nahereye ku 100 ry'amaganda. Urumva ntabwo byari byoroshye kugira ngo mbone icyo kurya, mpereye ku 100 ry'amaganda. Cya kabiri byari bigoye kugira ngo mbone ahomba. Papa Pisi wanyakiriye maze gutandukana na mukuru wanjye, Imana iguhe umugisha, nawe ndagushuje, nari nakwibagiwe. Twabanye nawe igihe kitari gitoya, ni nk'amezi aho ngaho nk'abiri, tubana mu nzu. Imana iguhe umugisha, ndagushuhuje, kandi warakoze kunyakira. Atangiriye ku 100 ry'amaganda, urumva byari byoroshye, ibigeragezo ntibyari bikomeye. Hanyuma Nzaribara Gilbert, warakoze kumpa 30,000 by'amagande, natangiriyeho nkarangura inkweto imwe, ariyo yamviriyeho intangiro y'ubuzima bwiza. Imana iguhe umugisha, ntabwo wayangurije, warayampaye. Nyuma y'igihe kitari kinini wampaye naho kuba ndahaba kugera ku mezi nk'8 cyangwa 6, niba ntibagiwe neza, ni hagati y'amezi 6 n'8. Imana iguhe umugisha. Hariya Buroba na Buzinga, ku cyaro na Buzinga hano muri Buganda, aho wubatse inzu, wangiriye neza, nawe Imana iguhe umugisha. Twariganye no muri primaire ku ishuri rya Rutongo primaire, muri 6e primaire twigishwa n'uwo bita Frodowari, wari umudive, wari n'umujiya, nawe yarapfuye, Imana imuhe iruhuko ridashira. N'undi mwarimu bitaga Imakire, hari undi mwarimu nibagiwe nawe wagiraga amahane kubi, wadukubitaga w'umugabo. Buriya bari burebe muri comment baraza kumunyibutsa niba ari Rafayire, ni Rafayire. Yararwanaga cyane mu kigo cya Rutongo, abakihiga sinzi niba kihigisha, yaradukubitaga pe, noneho wakererwa ukabugiza akaga gakomeye. Hanyuma rero nihuse, kubera kwibuka ibintu byinshi, ubwo mba mbivanze nkahita ngarura n'ibyo muri primaire nahuye nabyo. Ariko muri iki gihugu Imana nubwo nahuyemo n'ibigeragezo yangiriye neza. Imana ingiriye neza rero, ndashima Imana ko bigeragezo twahuye nabyo, ariko tumaze guhura nabyo Imana iranatwubaka. Imana rero mu buryo yatwubatsemo, natangiriye ku giceri cy'100 cy'amafaranga y'Ubuganda adashobora kugura ubunyobwa, cyakora kera cyaguraga amazi yo mu ishashi. Muri iyi shashi y'umweru bapfundikagamo amazi, bakayashyira muri firigo tukayagura 100, sinzi niba bikibaho. Hanyuma ibi bintu bita injugu mu Rwanda, inaha babyita imberenge.
byaguraga amafaranga 300 y'inaha, ariko ubu ndakeka zigeze ku 1000 cyangwa 500. Aha, ibicori si buriya si urunyankore, ni ururimi rw'urunyankore. Hanyuma ubwo ni ukuvuga ngo byaguraga amafaranga 300 n'usubisatu z'inaha, rero ubu zigeze ku 1000 cyangwa kuri 500. ubwo ni hanyuma nkarenzaho injugu cyangwa se imberenge za 300. ubwo amafaranga 400 niyo naryaga kugira ngo umunsi wire, kuva mu gitondo kugera nimugoroba nizo naryaga. Hanyuma ubuzima nabubayemo nk'amezi 5 n'igibyo, ariko ndashima Imana ko ntagisa n'umuntu urya injugu. Nabaye mu rusengero, aho hose nakubwiye, nkakoropa, nkakubura, nkatunganya urusengero, nkahimbaza, nkacuranga. Imana dukoresha imirimo n'ibitangaza, ariko tunywa amazi y'ijana, tukarya n'imberenge za 300 cyangwa se injugu. Urumva ni ugukubitika, ngerageje kukubwira mu ncamakeya. Nyuma y'ibyo byose rero gutangiza itorero, Imana ijya kunzamura muri ubwo buzima nabayemo. Uwo mugabo nakubwiye bita Papa Hope yangiriye neza, angurira ipiki John Sibomana cyangwa se Jean Damascene. Nyavuze mu Kinyarwanda, ariko ubwo mu Cyongereza ni John nyine, Musumba John, ntawe utamuzi. Ubu ngubu ari mu Bende. Shima Imana ko yangiriye neza pe. Angurira moto, ze kungurira moto ndayitwara, bayibiye hano hirya Kabusu ku Mbugo. Neza umutwe bari bawumennye, bakubise hano inyundo 3. Wari guhunga ute? Abantu 5. Natwaye umuntu umwe mu gihe turi kurwana ndi gutabaza abandi bamotari baturutse imbere, nibo bankubise. Ndi kubatabaza nzi ngo ni bagenzi banjye b'abamotari, kuko nakoze ikimotari na n'isaha ndacyafite moto. Iyo bibaye ngombwa ndayitwara nkabona yo kurya, ntabwo bisebetse. Gukora biruta kwiba. Hari abantu bamwe muherutse gukomantinga ngo umupasiteri ntabwo akora ubumotari, ariko aho kugira ngo njye kwiba nk'abo bashumba banyu, nakora umumotari nkatunga itorero n'umuryango wanjye. Hanyuma ndashima Imana rero, uwo John bakinyiba moto ntabwo yanyishyuje. Imana izangirira neza, nzakwitura. N'amagambo wambwiye nyuma bamaze kuyiba ndayibuka, kandi ndayazirikana ku mutima hamwe n'umugore wawe. Imana ibahe umugisha ko mwanyakiriye neza kandi mukangirira neza. Hanyuma iyo moto niyo yari igiye kunzamura, ariko abajura bansubiza hasi. Nyuma yo kwibwa moto ndasubiye kuba ku rusengero rwa Zayoni, nsubira mu buzima bwo kurya icyo bita igikomando. Urakizi? Nibwo buzima nasubiye. Biraryoha utabiriye buri munsi ngo igifu kibanze cyihambire nujya kujya hahandi kugura yatayi mu byange. Ariko ndashima Imana muri ibyo byose. Imana itugiriye neza, yaduhaye gutangira itorero rimeze neza. Ubu ntabwo nkirya za njugu ngo nkinywa amazi, muzadusure tuzabakira, turye ku kanyama n'umuceri. Imana yatugiriye neza. Hanyuma n'itorero n'umuryango barabashuhuje. Ubwo nibwo buhamya bwanjye numva, nubwo nagiye nsimbuka urambabarira, hari ibintu ntashatse kwinjiramo. Byumvikana ari ibintu batari ngombwa ko bijya ku mugaragaro. Habintu niba ukeneye ubuhamya ushobora kuguhamagara kuri telefone mukagana, ndakeka ibyo waba uvuga kuri telefone. Hanyuma ikintu ntasimbuka, ikintu cyambangamiye cyane muri iki gihugu cy'Ubugande, gutangira itorero byaroroshye kuri njyewe, kuko abayobozi baranyakiriye b'igice ntuyemo, abayobozi ba Erosi ya Makayi, Imana ibahe umugisha, n'abayobozi ba district ya Nakaseke, Imana ibahe umugisha. Hanyuma n'abashumba baje kunsengera ku bupasiteri, kunsukaho amavuta, Imana ibahe umugisha, ndabibuka cyane kandi ndanabatekereza, ndabazirikana. Korali Sauti ya Mwisho kuva Gakumiro muri United yaje kunshyigikira mu birori byo gusengerwa, Imana ibahe umugisha. N'abariho mwese, bashumba mwese mwari muhari, n'abakristo mwari muhari, Imana ibahe umugisha, ndabazirikana. Hanyuma ikintu cyangoye mu gutangiza itorero, mfite itorero rimwe ryo sindi butinye kurivuga, ryitwa New Vision. Babareze nabi, bishe ivugabutumwa. Niba batarahinduye, Imana izabahindura imitima. Bishe ivugabutumwa ku rwego rwo hejuru, bagenda bavuga ko umugabo yazanye amadayimoni atari Imana yamutumye.
icyo kintu cyaransenye cyane kandi cyarambangamiye mu gihugu. Imyaka yose namaze mu Bugande, abo bantu nakwita ngo ni abakozi ba shitani, kuko ntabwo wasenya umupasiteri mugenzi wawe ngo usenye umukozi w'Imana kandi nawe ufite itorero ngo nkwite umukozi w'Imana. Icyo kintu barambangamiye cyane kandi cyarambangamiye, na n'iyi saha niba hari n'abakivuga, kuko njye ntabwo nkangwa n'amagambo, Imana ibababarire, ariko muzahindure kugira ngo mube abakozi b'Imana. Icyo nicyo kintu cyambangamiye cyane. Ariko muri ibyo byose Imana ibikunyujijemo mu kwicwa n'inzara. Yakobo niwe uvuga ati munezerwe nimugubwa gituma n'ibibagerageza bitari bimwe, kuko ari byo bidukomeza. Kwihangana kwacu niko gutuma no kwizera kwacu gukura. Pastor, murakoze cyane, murakoze ku bwanya muduhaye. Abadukurikiye bashaka kumenya birushijeho, batumva uvuga gutya bakagira ngo ubu utuye mu buzima buhambaye. Ubuzima urimo benshi barabwifuza, baraburota, ariko nanone Satani ntakibura gutera amacumu nubwo afata ubusa. Biravuga ngo ntahatarasa imyambi, ntabwo tugeze aho Satani atatera ibuye kandi atabasha kurasa umwambi. Ahubwo icya mbere no gukomera tugahora dusenga, kuko Bibiliya iravuga ngo muhore musikamye kandi muhore musenga. Muhagarare mushikamye kandi muhore musenga, kuko ijambo ryarabivuze ngo Yesu abacira umugani wo gusenga iminsi yose ntibagire gute, ntibarambirwe. Rero ntabwo tugomba kurambirwa, kuko n'ubundi Satani aracyaturwanya, ariko turashima Imana ko iduhaye ubuzima, nicyo cya mbere. Cya kabiri turashima Imana ko ikiduhagazeho. Nubwo ibyo byose twabiciyemo, itorero ry'Imana riracyahagaze. Abagiye bumvira amagambo amwe namwe baraguye, abandi basubira inyuma baragenda. Abagiye baduhemukira mugasohoka mu itorero muvuga amagambo namwe muri yizi, ariko si uko mutabizi ko Imana ikora, ahubwo byose mwabikoreshejwe n'ishyari. Narabababariye, Imana namwe ibagirire neza. Amen, amen. Pastor, ndakeka umwanya wagiye, ugaba gushaka wabaha nimero kugira babasha kukubonaho, babasha kukuvugisha mu buryo ubwo aribwo bwose. Ari ugusapotinga urusengero nabyo biba bikenewe, nagura umurimo w'Imana ugira ubugarukiro. Uko budushobokeye bibashobokeye, mwajya muhora mushyiramo ibintu, mwongera mwagura. Ndakeka yego, reka dushimira abadukurikiye. Turabashimira ko mudukurikirana mu biganiro tugira, turabashimira ko mukurikirana channel zacu, haba bari mu Rwanda, haba bari i Burayi, haba muri ubu Bugande ndetse no muri East Africa. Imana ibaha umugisha. Narabibonye ko dukunda kurebwa cyane n'abantu bari mu Rwanda ndetse n'i Burundi, hanyuma n'Abagande nabo baratureba. Mwese Imana ibaha umugisha abadukurikirana, haba abatuye i Burayi, muri Australia n'ahandi hose. Imana ibaha umugisha. Matorero twabanye muri ubu Bugande mwese ndabashuhuje, za Good News, za The Way of Divine Ministries n'ayandi matorero twagiye tubana dusurana nka za Hebron n'izindi. Mwese Imana ibaha umugisha. Mwarakoze kudushyigikira mu byo dukora, natwe kandi tuzabashyigikira, aho muzadukenera tuzaboneka. Hanyuma nimero zanjye kubadukenera no bashaka kudutera inkunga, n'ubundi umurimo w'Imana uracyari Semuto Makayi. Niho urusengero rwubatse kandi niho abakozi b'Imana bo dusengana n'abakristo bari. Ushaka kuza kunsura mu murimo w'Imana ni ukuza Semuto Makayi, ntabwo ari ukuza Kampala. Bivuze ngo uvuye mu Rwanda ugera Kampala ukongera ugatega. Hanyuma ariko imirimo yanjye isanzwe nyikorera Kampala. Ukeneye kudusura utahazi, uhamagara kuri telefone ngiye kuba hano, ubundi tukamanukana cyangwa se nkaza kugufata. Hanyuma Imana ibaha umugisha. Rero nimero ni 0775806372. Nimero ya Koro ni 0756593384, niyo nimero yo guhamagaraho. Hanyuma Imana ibaha umugisha. Abari mu Rwanda mushyiraho kode, n'abari hanze ya 256, mugakurikizaho 7758806372, kugira ngo bibashe kuborohera no kwandika kuri WhatsApp. Iyo niyo nimero ya MTN mwashobora gukoresha. Imana ibaha umugisha. Abadushyigikira turi mu myiteguro yo kubaka urusengero, kuko itaka turiho turarikodesha, turashaka kurigura.
baduciye miliyoni 30 z'amagande. Hanyuma abashaka gusapotinga umurimo w'Imana n'ubundi mwayanyuza kuri izo nimero ebyiri. Mobile money zirakora. Mu biganiro biri imbere tuzabaha na merchant code cyangwa se tubahe nimero za banka. Imana ibaha umugisha. Pastor dusabira umugisha. Mana turagushimye, dusengeye abakurikiranye ubu buhamya bwacu kandi dusabiye umugisha ababukurikiranye, aba bari mu Rwanda no mu bindi bihugu byose byo hirya no hino ku isi. Hanyuma dusabiye umugisha abatwifuriza umugisha, kandi Uwiteka Imana dusabiye umugisha badukoresheje n'ibiganiro. Dusabiye umugisha abagira icyo bakora kugira ngo umurimo w'Imana utere imbere. Dusabiye umugisha n'abagiye gutanga ituro bumvisha ubu buhamya ndetse n'iby'umurimo w'Imana bakaba bashaka gushyigikira umurimo w'Imana. Dusabiye n'umugisha abajya bakurikirana ibiganiro byacu muri uru rwego kandi bakanadusabira umugisha bakanadusengera. Uwiteka ubaha umugisha, ntibazicwe n'inzara, ntibazicwe n'inyota. Icyo bifuza cyose kizababere cyiza kandi uzagikore, kuko wavuze ko abakurikiye batazakorwa n'isoni kandi batazakorwa n'ikimwaro. Urakoze kuko bigenje neza kandi ugiye kubikorera kwiyubahisha. Dusabye twizeye izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Amen. Amen.